Ikaze inshuti bakunzi ba Ejo Heza TV show, turabakunda nkuko namwe mudahema kudukunda, nkuko nubundi dusanzwe tubategurira ibyiza byinshi. Kuri uyu munsi twabateguriye ibindi byiza byinshi cyane biri buze kubanyura ndetse no kubaryohera mu matwi yanyu. Uyu munsi dufite umutumirwa nkuko nyine ibyacu tuba twabateguriye, harimo kwiga, harimo guhugurana, harimo ubuhamya ndetse n'ibindi byiza byinshi. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro ariko gikubiyemo inyigisho, ari cyo tugiye kuganira muri aka kanya. Nkabangira ngo mbereke umutumirwa wacu kugira ngo aze kudufasha kuryoherwa ndetse no kunguka ubumenyi mu kiganiro cy'uyu munsi. Umutumirwa wacu, uraho neza? Uraho neza Joseph. Makuru y'iminsi? Amakuru ni sawa, turashima Imana. Yanadowe n'akavura. Yego. Ntabwo bikunze kubaho ko tugira akavura mu kwa gatandatu, ariko urabona ko akavura kaguye. Ni umugisha. Ni umugisha. Urumva ko kukugira uyu munsi ni umugisha? Yego, nazanye umugisha. Wazanye umugisha? Nazanye umugisha kuri TV yanyu. Kuri TV yacu. Yego. Izina ryawe urarizi? Yego. Yitwa ngo iki? Ejo Heza show. Oya, ntabwo ari byo. Ejo Heza. Nibyo? Ejo Heza TV. TV show. TV show. Subiramo. Ejo Heza TV show. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Urasa neza? Burya Imana hari ukuntu ubyuka ikagukoraho, cyangwa se ukagira ukuntu nyine usa, wenda abantu bakabibona, nawe ugashima nyine nuko. Nawe ugashima. Itugenera uko ubishaka. Yego. Hariya nagusuhuje ra? Oya, ntabwo turagera igihe cyo gusuhuzanya. Okay, umeze neza ariko? Nge meze neza. Ngaho rero ibwira abadukurikiye, abari bukurebe nonaha ndetse n'abazareba iki kiganiro tugiye kugirana muri uyu munsi, cyangwa se abazareba byinshi mu byo turi buvugira aha ngaha. Nibyo, urakoze cyane Joseph. Umuco wa Kinyarwanda buriya biba byiza kwivuga kugira ngo abantu bakumenye. Amazina niswe n'ababyeyi ni Ndatimana David. Ndi umupapa. Yego. W'abana babiri. Hungu na kobwa. Hungu na kobwa. Wow. Yumvikana n'umugore umwe. Yego. Ndanamusuhuje aho ari. Aho ari rwose mu pepe. Kudukurikirana. Oya, wowe se ntabwo waza kuri kamera ngo abure kubimenya. Barabizi. Nibyo. Arabizi. Arabizi ikiganiro, ntekereza ko ari kugikurikira cyangwa se azanagikurikira cyane ko kinyura kuri platform yacu ya online. Nibyo. Umeze neza? Umeze neza. Ngo nari nkomeje wenda mbibwira wenda kugira ngo yego. Nari maze kuvuga ko ndi umupapa. Yego. Mu buzima busanzwe ndikora ku giti cyanjye. Ndi umukonsulta mu buhinzi. Yego. Abakenera inama z'ubuhinzi akunda kuza iwanjye. Hagira inama zimwe na zimwe bagira. Ariko n'umugore wanjye nawe turafatikanya, ariko we aba ari mu bintu byo kwambika abageni. Yego. Uhise uboneraho umwanya wo kwamamaza. Iyo ugize amahirwe yo kugera ku itangazamakuru rikomeye nk'iri David, ntabwo woroshye. Itangazamakuru rikomeye nk'iri ngiri rirebwa n'abantu bose, rirebwa n'isi yose. Ndakeka abantu bose badukurikiye no hanze y'igihugu ndetse no muri Amerika na Aziya na Europe. Yego. Hari abantu benshi badukurikiranye. Hari inshuti zacu ziri muri Canada. Ibyo nagiye nkurikirana cyane TV yanyu. Yego. Numva ko rwose ni TV. Turabasuhuje cyane rwose. Yego. Nibyo navugaga rero. Nibyo dukora. Yego. Nibyo bibasha kudutunga. hanyuma
ikindi kigeretseho ndi n'umunyamuziki buriya uri ndi umunyamuziki. uri umunyamuziki, ndi umunyamuziki, umucuranzi, umuririmbyi, umuki, bimeze bite? ni ukuvuga ngo ngewe ndi umunyamuziki, nicyo cya mbere nakubwiye. Yego. Ariko by'umwihariko ndi umucuranzi, musique classique, cyane cyane musique grégorienne. Musique grégorienne kuko ni féminin. Yego. La musique grégorienne. Yego. Ni ukuvuga ngo wa muziki w'i Roma. Yego. w'abakatolike muri rusange. Yego. Niwo muziki nkunda gucuranga cyane. Yego. David, turakwakiriye kuri Ejo Heza TV show. Ariko harakane nibagiwe gatoya. Yego. Buriya ndi n'umukompositeri. Uri umwanditsi w'indirimbo. Bivuga ngo abantu bafite ibitekerezo bijyanye no kuririmba bakurebe. Niko bimeze. Aho ngaho rwose uranyemeje cyane. Ndumva wifitemo ibintu byinshi, wifitemo impano nyinshi, ndetse ibintu uvuze ugarutse wati ndi umukonsilita mu by'ubuhinzi. Tekereza ko ari nabyo byatumye ahari wemera ko tuza guhurira aha ngaha muri ubu busitani bumeze gutya. Yego. Ubundi twemera ko twebwe aba scientifique twemera ko kandi tunizera ko buriya ibara ry'icyatsi, yego, risobanura ubuzima. ubuzima. Niyo mpamvu nuzabona ahantu hari green, Yego, haba hari ubuzima. haba hari ubuzima. Yego, nicyo gisobanuro cya green. Ubundi ibara rya green risobanura ubuzima. Yego, Gutya ni ubuzima. ni ubuzima. Niyo mpamvu buriya nkatwe nk'abakatolike, nk'iyo nka padiri yambaye cyangwa se kuri alitari bateguye by'icyatsi, ibara ry'icyatsi, padiri yambaye icyatsi. Turagushimiye, uratwibwiye. David, turagushimiye, uratwibwiye kandi utwibwiye neza, univuze mu buryo burambuye. Mu by'ukuri buri wese mu badukurikiye cyangwa bazadukurikira azagerageza kukumva mu buryo ashaka kukumvamo. Ni ukuvuga ngo uri ni David w'umukonsilita mu by'ubuhinzi, cyane ko ari nayo intego y'uyu munsi turi buze kugira aho ikiganiro kirambuye. Ariko kandi ni na David kandi w'umucuranzi w'umukristo gatolika uririmba kandi akanacuranga. David, wenda duhereye kuri icyo ngicyo, uri umucuranzi muri korale cyangwa wicurangira ku giti cyawe? Uraririmba ku giti cyawe ukanacuranga cyangwa bimeze bite? Dufashe kubyumva neza. Murakoze cyane kuba mubajije ikibazo cyiza nk'icyo ngicyo. Njyewe ndi umucuranzi ariko ncurangira abantu, cyane cyane buriya ikintu kinshimisha. Yego. Ni ugucuranga misa. Ni ugucuranga misa. Buriya iyo nacuranze misa, buriya nizera ko mba nasenze. Simvuze kujya gucuranga, wenda hari nk'umuntu ushobora gutumira mu rugo ukavuga ati wenda afite event runaka, ukagenda ukamucurangira. Ariko ubundi gucuranga misa nibyo bintu biryohera mu buzima bwanjye. Yego. Gucuranga misa biri mu bintu bikuryohera mu buzima bwawe. Yego cyane rwose. Birumvikana uri umukristo ubyemera, umukristo gatolika kandi ubihamya. Yego. Ariko nubwo uri umukristo gatolika, nizere ko n'imyemerere y'abandi nawe yubaha. Imyemerere y'abandi buri wese afite uburenganzira bwo kwemera icyo ashaka. Ariko icyangombwa ni uko twese dusenga Imana imwe. Wayisengera mu bakatolika, wayisengera mu barokore, ahantu hose wafashirizwa. Yego. Nta kibazo rwose. Nta kibazo. Nibyo. David, turanyuzwe. Ese korali, niba atari ibanga, korali ufasha cyangwa se ucurangira yitwa gute, kugira ngo nabo iki kiganiro ubashe kugira uyu munsi niba cyumva bazumve ko nyine nabo uba wabazirikanye cyane. Okay, mbere na mbere abanza suze abaririmbyi bose. Yego, cyane cyane abakora ubutumwa muri Kigali. Yego. Ndetse na hano hafi ku Ruyenzi, ko niho hantu mbasha kugera. Yego. We nasuje n'abaririmbyi b'i Busogo,
Ai Busogo. Busogo muri kaminuza. Yego aho turaza kuhagera. Yego. Noneho suje n'abandi baririmbyi b'Ibutare. Butare muri korali muri korali Iminati yaririmbiyemo yo muri kaminuza Butare. Yego. Hanyuma ngiye Busogo ndirimba muri korali Rano Grasso Senyeri. Yego. Abo bose rero ndabasuhuje nicyo mbereho. Warumvaje ikibazo cyo ubu ngubu wamaze gusohoka mu buzima bw'ishuri, abo benshi usuhuje abo mwagiye mu makorali wagiye unyuramo uri ku ishuri, ariko ubu ngubu wamaze kuva mu buzima bw'ishuri uri mu buzima bwo hanze. Korali ufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se ucurangira ni izihe, niba ari imwe niba ari zirenze imwe wazitubwira nta kibazo? Ubundi korali nyinshi nzicamo mbafasha, ariko ubundi korali yanjye mbarizamo ni korali y'abahimbaza Imana ikora ubutumwa na Regina Pacis. Ariko n'izindi nkunda kujya gufasha. Buriya korali ntayikunda ntabwo najya kuyifasha. Urabona twese tuba dufite amakorali dukunda. Yego. Hari korali yindi njya gufasha rwose yitwa Saint Cecile ni yo muri Paroisse Regina Pacis, ariko centrale ya Kibagabaga. Ariko muri minsi bari gutegura babagira paroisse, ariko ni muri centrale ya Kibagabaga. Hakaba n'indi korali rero y'urugo rutagatifu rw'i Nazareti, ariko ikora ubutumwa n'ubundi muri Regina Pacis, ariko cyane hano kuri chapelle ya Kimironko. Izo nizo nkunda kujyamo cyane, ariko hari n'izo rimwe na rimwe njyamo izitwa za Stella Maris. Yego. Abasamaritani impuhwe hari igihe tubafasha. Hari n'abandi bana bazi kuririmba bitwa Amido Jésus. Yego. Nabo ndi mu bantu batumye ya korali ijya yigira hejuru. Nayikorera ubutumwa muri Regina Pacis. Ikorera ubutumwa muri Regina Pacis. Ariko hari n'abandi bantu wenda ni korali itaraba korali neza, kuko turirimba ku mibyizi, ni korali y'abanyampuhwe. Dukunda kuba turi kuri TV kuwa mbere. Yego. Kuwa mbere muri misa saa 12. Dukunze kuba rero turi ku mwere y'abanyampuhwe. Ni nyinshi, ariko buriya na Zariyenzi ngerayo. Zariyenzi buriya hari korali buriya ndanayishimira cyane, wenda nuko batabimenya, ariko ngiye ku mutima ndabizirikana. Ni korali bita Via Voce. Buriya korali Via Voce yaranzamuye. Yazamuye urwego rwanjye rw'imicurangire. Nayo urumva ndayishimira cyane. Hanyuma simvuze nyinshi, buriya abantu baza kudukurikira ntibaza ikintu icyo mbashije kuremarika ni uko mu by'ukuri ubutumwa urabukora ndetse cyane. Kandi ndagushimiye ko ubwo butumwa nyine uburimo neza kandi ukabona bihamya, kuko hari benshi babubamo ariko bakaba batabuvuga. Rero ariko buriya hari n'ikindi kintu ntakubwiye. Buriya njye nakunze kuririmba kuva kera. Yego. Buriya natangiye kuririmba mfite imyaka 10. Uri umwana w'imyaka 10 abari muri 4e primaire. Nibwo natangiye kuririmba. Ariko ngeze muri cya gihe cyo gukora exeta, bisa naho bicumbagiye kubera ibintu bya stress y'ikizamini. Yego. Ariko mbere yuko njya muri segonderi, mama umbyara arongera arabinsaba, arambwira ati urumva nari akana gatoya nyine akunda kuririmba. Arongera arabinsaba, arambwira ati nta kuntu wasubira muri korali. Ko mbona ubuzima ukuntu uri kwitwara, ko mbona ubuzima bukeneye korali. Twari benshi mu rugo, ariko amitama arambwira ati nta kuntu wakongera gusubira muri korali. N'ubundi
njya muri korali y'abana yitwa Saint Cecile n'ubundi y'aho ngaho mu giturage bijyamo birashimisha. Ngiye no muri segonderi ndakomeza njya muri korali, ariko ikintu cyambabaje ni uko ari umuperezida bita Alphonse, ubu ngubu ntabwo nzi ahantu asigaye aba, ariko yampaye weekend. Ni ubwa mbere nari nzi weekend muri korali. Baguye weekend muri korali? Muri korali. Iyo weekend ko nyizi twiga muri segonderi no muri makorali zibamo. Yampaye weekend arambwira ati wowe ngo kubera ko uza gakeya ngo tukabona none ngo wagene muri danse moderne ngo ukabagiye no muri basket kavanga ngo bigaragara ko ngutaritekerezaho. Yego. Ndavuga ni kabisa uyu mugabo araba, ariko byanyira akamaro. Byanyira akamaro kuko byatumye ngende koko nitekerezaho kuko ndongera niyumva muri iyo korali. Urumva ko kuririmba ni ibintu byawe, ni ibintu byanjye natangiye kuririmba n'utuntu twawe. Yego. David, wicaye mu busitani bwiza rwose, ubusitani haranakonje buriya, yani uko nihagazeho ariko haranakonje buriya. Okay, oya ni amafresheri, ni amafu. David, wenda mbere yuko tuva kuri ibi bintu byo kuririmba, ese madamu wawe yabaririmba? Madamu wanjye buriya namukuye muri korali. Yego. Wayimukuyemo? Wamubujije kujya muri korali? Kuvuga ngo ngiye ngo nayimukuyemo, ahubwo dushakana. Kwa kuntu tereta umuntu wamurobeye muri korali. Nari umutekinisiye njya kwigisha korali yabo. Abatekinisiye nimugenzwa na kamwe barabavuze ntabwo mugenzwa na kamwe. Waragiye ugiye gucuranga witubonayo umukobwa mwiza nuko. Buriya rero abatekinisiye nuko hari ukuntu nyine rimwe na rimwe usanga hari abantu batuvugaho mu biki, ariko biriya nibyo bavuga, ariko buriya abatekinisiye ni abantu b'ingirakamaro cyane. Yego kuko Jose kanguye wowe nturi umutekinisiye? Njyewe kuba nkora ibi bintu ndi umutekinisiye. Yes. Tekinike muri rusange ibintu byose bikenera tekinike. Yego. Ni ukuvuga ngo buriya korali idafite tekinike nta kibimaze, ntiyabaho. Ni ikintu cyo bisobanura. Yes, ni nk'imashini ariko idafite amavuta. Yego. Komeza aho ngaho. Madamu yaje gukomeza cyangwa byaje ku waje kumunaniza birangira we kuyikomeza bibyanze? Urumva hagiyemo ibintu nyine byo kubyara, hanyuma nyine ahugirwa muri ibyo ngibyo, ariko abana nibigira hejuru azongera igarukemo nta kibazo. Azongera igarukemo. Wow. Turamusuhuje rwose uwo mubyeyi, nakomeze arere umusaruro Imana yatanze. Turamusuhuje aho ari. None David. Yes. David. Yes. Tugiranye ikiganiro cyiza kiryoshye cy'uburyo ukorera Nyagasani, uri mu murimo wa Nyagasani, kandi ntekereza ko ari bimwe mu byo washishikariza n'abandi kubamo. Ariko reka tujye hahandi nk'umukonsirita, nk'umuntu ukora consultance mu by'ubuhinzi. Ubuhinzi mu Rwanda ni igice gifite role nini cyane, aho statistique ziheruka zagaragaje ko nibura nka 70% by'umusaruro mbumbe uboneka mu gihugu uba ukomoka ku buhinzi. Sinzi niba hari icyo waba ubiziho, uraza kudufasha wenda ibyo bintu. Ubuhinzi ni imwe muri secteurs zikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uze kudufasha, ufasha abahinzi gusobanukirwa. Ndagusaba uze guhitamo kimwe mu gihingwa, utubwire details zacyo, uburyo icyo gihingwa wenda kigaragara mu gihugu cyane, uburyo cyahingwa mu buryo buri professionnel, ku buryo abahinzi bagihinga bakakibonamo umusaruro ufatika. Ndagira ngo uze kuganiriza neza
abadukurikiye. nibyo urakoze. wenda reka mpere kuri icyo mbere yuko njya turebe igihingwa wenda kimwe twabwira ku bantu badukurikiye, abakunzi bacu badukurikiye. Ubuhinzi ni imwe muri segiteri ifite akamaro. Ni ukuvuga ngo ntabwo igafitiye igihugu gusa, ahubwo igafite no mu buzima bwacu bwa buri munsi. reka nkubwire byo sibyo, Yego. iyo ubyutse ukumva urashonje ukenera kurya. ni ukuvuga ngo ibiryo ni ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. ntabwo wabaho utarya. Yego. niyo mpamvu rero ubuhinzi ahubwo twibanda ku biryo rero ari nacyo kintu cy'ingenzi mu buzima mu buzima bw'abantu. urumva rero ko ubwo buhinzi niba dufitiye akamaro. ntabwo twabasha kubivuga, wenda twe dushobora kuba tubivuga kuri kamera, ariko nkatwe tuba twarabyize, tubizi, tubibamo, tuzi akamaro k'ubuhinzi. hari n'ikindi cyoro uvuze cy'uko bufitiye igihugu akamaro, burinjiza cyane cyane mu bintu bijya hanze byinshi. buriya ibyinshi bikomoka ku buhinzi. urabona muri kino gihe wenda u Rwanda ruri gutera imbere, ubuhinzi bwaragutse. ubuhinzi bwaragutse, noneho bigera n'aho buriya n'indabyo, n'izi indabyo tureba hano, urabona naho twicaye zirahari, nazo bigeraho zijyanwa hanze. Yego. abantu bazi ko indabyo ari izo gutaka gusa, ariko nazo zigira uruhare mu bukungu bw'igihugu kubera ko zijya hanze. Yego. bivuga ngo indabyo nabizo ni imwe muri agriculture export, je pense. si uko babyita export. import ni uko importinga no kuzana. nibyo bizanwa mu gihugu biturutse hanze. export tuba twohereza hanze. Yego. Okay. Yes. naringize ngo utubwire nk'umukonsilita challenges ujya ubona abahinzi bo mu Rwanda bahura nazo ni izihe ni muri rusange? challenge ya mbere tugira mu buhinzi ni uko abantu batinya guhinga. Surtout ndagira ngo mbwire abashoramari bo mu Rwanda, reka bari mpera abantu batinya gushora mu buhinzi. buriya ba rwiyemezamirimo dufite baramutse bashoye mu buhinzi, hari ukuntu byadufasha twebwe, kuko usanga abantu bahinga ari ba bantu bo mu giturage batabasha guhaza isoko. Yego. ariko ba rwiyemezamirimo bafite amafaranga badufashije bashora mu buhinzi. rero ni ukuvuga ngo challenge dufite ni uko baratinya. ushatse kuvuga ko umusaruro kugeza ubu ngubu tubona w'ubuhinzi ari mukeya? Yego, kugeza kuri ubu ngubu umusaruro twakwiye kuba twebwe duteganya, twakwiye kuba cyangwa tugira twebwe mu bushobozi bwacu nk'igihugu cy'u Rwanda. Yego. ni mukeya. aho ngaho ukihavuga reka kugira ngo bijyanirane. Njyewe mperuka gusura ahantu nsanga ni mu kibaya cy'umuceri. umuceri wareze, ariko mu kwera kwawo nsanga wahombeye ku kibuga, abaturage babuze aho bawanika, kandi ujya kwera washowemo byinshi. ese ikibazo kiracyari kwa gutinya gushora mu buhinzi, cyangwa ikibazo n'ibikorwa remezo byo kwita kuri bya wa musaruro uba wabonetse? ubijyanirane aho ngaho. Yes, aho ngaho niba waratambutse ahantu ugasanga umuceri waboreye ku mbuga, babuze ubwanikiro bwabuze, yego, imvura iri kugwa ikawunyagira, aho ngaho na business, uwo muntu uba waragiye gukora uwo mushinga aba yarakoze business plan nabi. Yego. hari umuntu ugenda
akagenda akajya nko ku muntu akavuga ati nyigira umushinga, none wa muntu akamwigira umushinga nyine akawuterekaho, none bya bindi yamuhaye akagenda akabyapurika hariya, yagera hariya amafaranga akamushirana, yamushirana noneho akabura n'amafaranga ya transportation yo kugira ngo cyangwa yo kwita kuri uwo musaruro wabonetse, sibyo? Kuko urumva umusaruro wabonetse ugiye kuborera ku muhanda. Ibyo bintu rero urumva ko hajemo imibare mikeya. David, ibyo ngibyo bibura uretse kuvuga ko abashoramari batinya gushora imari yabo, ntabwo byo byaba biterwa n'aho umusaruro babona habaho shortage ya market, isoko rikaba ridahagije cyangwa ryanaboneka rikaba ari isoko ritabafasha kugaruza ibyo bashoye muri ubwo buhinzi. Icyo kiraza muri cya kintu navyo cyo gutinya. Uvuze ikintu gikomeye cyane. Buriya buri muntu wese iyo yakoze cyangwa se iyo yakoze ikintu aba akeneye inyungu, kandi turabizi neza ko inyungu burya inyungu ituruka ku isoko. Burya isoko ari ryiza burya n'inyungu iraza. Warumbaje ikibazo nyine gishobora kuba gituma abo bashoramari batihutira gushora mu buhinzi bwo mu Rwanda. Ntabwo ikibazo cyaba ari icy'isoko n'uwo musaruro waboneka bakabura aho bawushora. Buriya njye ntabwo nabwa ko ikibazo ari isoko, ahubwo ni uburyo bwo kugera kuri iryo soko. Isoko ryo riba rihari, ahubwo noneho uburyo bwo kujya kuri iryo soko bukabura. Reka nguhe nk'urugero. Yego. Ibyo ngibyo wasanze biborera ku muhanda, kuki se abaturage batabifashe ngo kuki batabihaye abaturage baho hafi ngo babigure for free? Apana for free, bitunganyirizwaho noneho babihereza abaturage kugira ngo bipfire aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ikibazo na wa muntu ushoyemo hari igihe aba yize isoko nabi, nabyo birashoboka, akumva azajyana ku isoko wenda ku mafaranga runaka, ariko noneho igihe kikagera wenda nk'imiceri ikagwa, akavuga ati kugira ngo ngiye nkohereza abantu ku giciro gitoya ndawureka mfiremo hariya. Urumva? Sinzi niba aho hantu turi kugenda. Aho hantu turi kuhumva, ariko wenda tuzagenda tubigiraho ikiganiro kirambuye neza tubyinjiremo neza. Ariko nk'umuntu uba hafi y'abahinzi cyangwa se uba mu buhinzi, nge nasabye ko twadufasha tukagira kimwe mu bihingwa ubona kiboneka ku isoko ryo mu Rwanda, ariko ukabona gikenerwa na benshi, ariko kikaba kiracyafite imbogamizi y'uko umusaruro wabyo uba mukeya. Hanyuma ukatubwira uburyo bwa nyabwo buri tekinike bwiza bwo kuba icyo gihingwa gishobora kuba cyatunganywamo. Wowe uraturebera icyo ushaka kiboneka ku isoko ryo mu Rwanda cyangwa se kiri consumable cyane. Yego. Okay, ubwo ni ibibazo byinshi ubarije hamwe, ariko uragenda asubiza kimwe kuri kimwe, noneho wenda icyo nza kwibagirwa nawe uraza kunyibutsa. Ariko ubundi reka duhere kuri icyo wari uvuze, reka duhitemo wenda hari igihingwa kidakunda guhingwa n'abantu benshi kubera kugitinya. Reka dufate igihingwa cy'ibirayi. Buriya ni kuvuga ngo ibirayi ubundi twese turabizi yuko byerera ni underground plant, ni kuvuga ngo byerera mu butaka. Ni kimwe n'ibijumba, ni kuvuga ngo ni ibintu byera en absence y'urumuri, kuko buriya ufashe nk'intuza impamvu bavuga ngo ni underground, ni kuvuga ngo ni ibintu byerera hasi y'ubutaka ariko nta rumuri ruri kuhagera. Urumuri rugakubita hejuru ku ntuza, urabona bya chlorophyle, urabizi ni bya chlorophyle. Urumuri iyo rukubise ku
impuza hejuru niho haba icyo bita photosynthèse ariko noneho impuza ibyo nk'ibyo byerera mu butaka noneho bikiforomera munsi ariko anabusanse ya rwa rumuri kugira ngo bibashe kugira biba ni ukuvuga ngo ufashe nk'ikirayi tubwe urabona cyakira mu butaka ukacyexposa gatoya ku rumuri buriya gihinduka icyatsi ubutaka bukakibaho bukeya cyangwa se noneho urumuri rukageraho ni ukuvuga ngo ya shimi yari bukorerwa muri cya kirayi ntabwo nyine iratakaza umwimerere ntikibe kikiri ikirayi niyo mpamvu navuze ko nyine ari ibintu byera anabusanse cyangwa se nta rumuri ruhari nibwo byera neza nibwo nyine byera iyo shimi nibwo ikora cyangwa se ubwo butabire nicyo gihe nyine bukorwa igihe ikirayi tubwire ntuze y'uburyo gihingwa kugira ngo n'umuntu uri w'umuhinzi runaka watinye guhinga ibirayi mu murima wiwe wowe mu butaka bwe wenda nticyakera kandi wenda ataragerageje mubwire mumare impungenge yumve niba icyo gihingwa cy'ikirayi yagihinga nawe ahaherereye ubundi ibirayi bikunda nabyo bikunda kugira ahantu bikunda buriya buri gihingwa cyose kiba gifite ubutaka gikunda cyangwa se kirima ni ukuvuga ngo ibirayi rero byo bikunda ahantu hakonja cyane simvuze ko nta shyuha bitahaba ariko byo byikundira ahantu hakonje noneho ikindi bigakunda n'ubutaka bwo mu misozi miremire cyangwa se ubutaka bw'ibirunga aho niho ibirayi bikunda kwibera pe niyo mpamvu ujya wumva ngo za Yoruguru za Kinigi ngo heza ibirayi ni uko harakonja kandi hakaba hari no mu misozi isa naho ari miremire haregutse noneho kandi n'ubutaka bukaba buri soro volcanique ni ubutaka buba burimo intungamubiri nyinshi cyane ni ukuvuga ngo aho niho bikunda navuga ngo ni ubutaka butarimo aside nyinshi tugiye kuvuga ngo tugiye gusobanura ibya aside twaba tugiye mu yindi pariti ariko nayo turaza kwigiraho ariko reka tugende gato ni ukuvuga ngo twaba tumaze kuvuga ahantu ibirayi bikunda ubutaka bikunda noneho bukanakunda n'ubutaka bufite mase nini volime nini bitari ku mabuye bitari ku rubuye apana ku rutare yego mu cyongereza baravuga ngo ni deep soil deep soil ni ukuvuga ngo ni ubutaka burebure kugira ngo ube wagera ku ntombe nyine bisaba gucukura yego naho ngaho ibirayi bigomba noneho rero twari tugiye mu guhinga n'icyo warumbajije muri sezo A bikunda guhingwa mu kwezi kwa Nzeri ubwo ni ukwezi kwa 9 rwose aho birera noneho twajya muri sezo B bikera bigahingwa muri Werurwe mu kwezi kwa 3 ibyo nabyo birera ariko noneho hari exception ihari yuko no muri sezo C sezo C ni kuvuga ngo ni muri cya gihe twebwe twita impeshyi yego noneho birahingwa ariko bigahingwa ahantu h'ibishanga urabona indi misozi yose barakakaye ariko birahingwa ariko bigahingwa mu bishanga mu mibande ahantu amazi ashobora kuboneka mu buryo bworoshye kuko urabona irigasiyo mu Rwanda ntabwo iratera imbere cyane ubwo rero sinzi niba nabivuzeho byinshi cyane ariko ubwo twari tugiye ku kuntu ushobora kubihinga
nibyo iyo tekinike yo kubihinga niyo wari uri kutubwira. Ndumva uyigeze kure. Nyigeze kure. Noneho rero ubwo tugiye uburyo bihingwa birumvikana hakenerwa imbuto. Yego. Imbuto y'ibirayi ntabwo ari imbuto ibonetse yose gutya, ntabwo ushobora kugenda ngo ariya ku isoko ngo uguze ikirayi ku isoko rya Kimironko ngo uragiye ngo uragiteye. Urabona kuriya Kimironko bacuruza ibirayi n'ahandi hose, uguze ikirayi ku isoko ngo uragiye uragiteye. Oya, ntabwo ariko bimeze. Niyo ngo imbuto urabona igi ry'inkoko. Igi ry'inkoko ni ukuvuga ngo imbuto y'ikirayi niko urabona igi ntabwo ari kinini cyane, nta nubwo igi ntabwo ari rinini cyane, nta nubwo ari na ritoya. Sibyo, uravuga ngo ikirayi giterwa nk'imbuto ni ikirayi kiri mu wayene kiri hagati, bivuze kingana n'iyi, kitari ikirayi gitoya, kitari n'ururayi runini. Yego. Kandi noneho iyo mbuto ngo igomba kuba ifite ibintu bita imimero. Yego. Imimero sinzi niba uri kubyumva. Imimero ndayumva. Imiterere y'ikirayi ndayibona. Tuvuge hari icyo bita racine. Racine si imizi. Racine ni imizi, ariko mbere y'uko haza uwo muzi hari ikintu bita umumero gitunguka gutya mu rubuto. Yego. Kigondoye gutya. Yego. Iyo mimero rero ugomba kuba ufite umumero umwe, ibiri cyangwa se itatu. Mbega byibuze itatu. Icyo kirayi kiba gishobora kuba cyatanga umusaruro. Gishobora kuba cyamera kandi kigatanga umusaruro. Kandi uwo mumero ukaba utari umweru. Yego. Ko iyo ari umweru bishatse kuvuga ko ntabwo nyine biba byarapfuye. Kandi ngo umumero ugomba kuba byibuze ubyibushye, ufite size nini. Yego. Okay, tubwire no ku buryo bwo kubifumbira. Uburyo bwo gushyira mu ifumbire, uburyo bwo gufumbira ibyo birayi, bikeneye ifumbire yiye. Mborera mvaruganda imeze gute? Ku kigero kingana gute kugira ngo mbese bitange umusaruro ufatika? Urakoze cyane icyo kibazo ubajije. Abahinzi benshi bakunda kubivanga. Yego. Ubundi iyo uri gutera imbuto iyo ari yo yose ugomba gukoresha ifumbire y'imborera yaboze. Nongeyeho ngo yaboze. Hari umuntu ufata ifumbire uko wayivaye mu kiraro akahita ko bitariye. Biriya rero biba birimo ibintu by'organike byinshi bishobora gukurura udusimba, imibu, kandi udusimba urabona ko ari kutuzana indwara. Iyo fumbire yaboze rero uyishyira mu mwobo. Ni ukuvuga ngo niyo ubanza ucukura umwobo byibuze wa santimetero 20. Noneho iyo fumbire ugafata urabona amashyi gutya abiri, ukayora gutya, ifumbire yaboze neza ugashyira mu mwobo, ukagarukiriza mo hagati na hagati. Twabonye umwobo wa santimetero 20, kugeza muri santimetero byibuze hagati y'8 n'10. Urumva ni mo hagati. Noneho wasoza ubuhinzi bwa kijyambere gukenera n'ifumbire y'imvaruganda. Noneho ugashyiramo ifumbire, hari abashobora gukoresha DAP cyangwa se NPK. Izo zose ni ifumbire ziboneka ku isoko ry'u Rwanda. Ziraboneka ku isoko. Yego, ariko zishobora kuba ziza zirimo nkunganira. Hari ibiza biri muri nkunganire, niyo mpamvu usanga abahinzi benshi bazikoresha. Yego. Ariko ziraboneka ku isoko. Hari abakunda gukoresha bitewe n'igice babarimo. Abakoresha DAP bavuga ko ifumbire ya DAP buriya ishobora kuba ibyimbisha cyane kurenza NPK. Ko aba ari agatekinike nyine k'ubuhinzi, ariko iri preferable cyane ni NPK. Uyivanga na ya fumbire. Kuko impamvu bashyiramo NPK ikuza ibintu byo munsi y'ubutaka. Nyine ikintu kigiye guforoma muri mu butaka ikintu NPK. Ariko noneho ubwo dushyizemo NPK, ariko nibagiye kuguha ibipimo.
ubundi bavuga ko ubundi mu materime ya kigoronome ni ukuvuga ngo dukoresha ibintu birimo imibare. ubundi tuva ko NP gushyiramo byibuze ibingana n'amagarama byibuze 10 gutya, cyangwa se reba agafuniko ka fanta cyangwa se agafuniko k'amazi ushobora kuyora gutya ugashyiramo, ariko aka fanta ubundi niko keza niba ukujuje ziragarama neza ugashyiramo, none wamara kunyanyizaho ugashyiraho agataka, wamara gushyiraho agataka gakeya none ugaterekamo ya mbuto yawe y'ikirayi, wamara gushyiramo imbuto noneho ugatwikira bisanzwe. Ubundi aho ngaho akaba ari murambikamo ikirayi cyawe, ukirambitsemo rwose urigendeye. David, turagushimiye kuri iyi tekinike yo guhinga ikirayi tubwiye. Uko byasa kose n'umuntu utarize ubuhinzi arize uzabasha kumva iki kiganiro azaba yize. Sinzi wenda niba iyo sije tisoje aho twari tugeze twagiteretsemo. Yego, aho tugeze tugiteretsemo kirimo. Reka ubutaha ashyize isuka ku rutugu arigendeye. Reka ubutaha tuzakomeze, tuzakomeze noneho kirameze kirazamutse reka aho ngaho tuzabikomezeho n'izindi protokole zose. Yego, n'izindi protokole zo kugira gitanze umusaruro. Si no gutanga umusaruro gusa, ahubwo hari n'izindi protokole zikenerwa buriya iyo wagikuye mu murima kirakomeza kikagenda mpaka kigeze ku isoko. Ibyo byose tuzabivugaho mu kiganiro cy'ubutaha, cyane ko David wenda icyo nabwira abadukurikiye ni uko dufite amahirwe kuri channel yacu yo kuba dufite umukonsulta mu bintu bijyanye n'ubuhinzi. Azakomeza kutuba hafi, tuzamutumira kenshi, ndetse hari byinshi, hari ibihingwa bitandukanye azagenda atubwiraho. None yatangiye atubwira ku gihingwa cy'ubuhinzi, mu gihingwa cy'ikirayi. Turamushimiye cyane, kandi ntekereza ko aho turi hirya iyo ngiyo mu hatandukanye mu gihugu ndetse no hanze yacyo, abaturanyi bacu bose igihingwa cy'ikirayi ntekereza ko ari igihingwa rusange muri iyi zone ya East Africa, cyangwa se muri zone ya Afrika dutuyemo. Buri wese rero uzabasha kumva iyi video azumva neza iyo protokole ngenderwaho. Icyo mbashiye gutoramo kindi ni uko ubuhinzi bujyana n'ubworozi, ibyo ngibyo ntibitana. Niyo mpamvu umuhinzi akenera ifumbire mborera. Dushimira umukuru w'igihugu, Perezida wa Repubulika, wagerageje kugeza gufasha abaturage benshi aho batuye mu biturage kubona inka. Iriya porogaramu yagira inka munyarwanda ntabwo twabura kwishimira, kuko biri muri bimwe mu bintu tujya twumva abaturage birahira bavuga ko bishimira ko yoroye inka akabona agafumbire ko gufumbira wa murima we. Sibyo? Buriya aho ngaho ndibaza ntaba nibeshye mbivuze gutyo. Iyo gahunda turayishimira cyane. Rero David, reka iyi ngingo y'ikirayi rwose tube twicumbikiye aha ngaha. Abari kukirya tubifurije bon appétit. Turabizi mu bari butandukanye kuva mutari iki kiba kivuze ubu ntabwo wamanura amacupa abiri utaratumiza ikirayi. Ikirayi buri ikirayi gishobora kuba cyica inzoga kurenza n'inyama. Icyo kintu tuzakikubaza ni ukubera iki nyine mu tubari henshi batumiza ikirayi ntibatumize, sibyo? Uzabidusesengura ndako uzabitubwiraho mu buryo burambuye, tumenye ni iki kiba cyihishe mu kirayi gituma uwasomye kuri byeri abasha kukirya yarangiza akarisoma icupa ntacyo yikanga. Nta kibazo. Urakoze cyane. David, umutumirwa wacu twakunze cyane uyu munsi. Uko byasa kose ko nkwishimiye, nizere ko ari nako abadukurikiye bakwishimiye. Uko byasa kose niko biri rwose. Kuko uri kuduha ubumenyi bwinshi cyane. Yego, kuko ni nacyo tubereyeho, gufasha abanyarwanda
kugira imyumvire iri hejuru. yego rwose kugira imyumvire iri hejuru mu byo bakorerwa cyangwa mu byo babamo buri munsi. yego David, twatangiye ikiganiro cyacu tuvuga ku muziki. nk'umwe mu bantu batubwiye kuri uwo munyamuziki, hari challenge nagiye mbona mu minsi ishize. hari umwana mutoya wagaragaye ku ma YouTube channels y'abantu batandukanye, yaba akomeye n'ayoroheje. uwo mwana yarahatwitse. uwo mwana nawe nizere ko iyo video ushobora kuba warayibonye, ngo umwana wagaragaye ngo aririmba bikaze cyane. uwo mwana uriya mwana njye nagize ikibazo kimeze gutya. uriya mwana ko yari ari kwiririmbira yibereye muri korari nk'abandi bana, wenda bakamutunga kamera nk'uku nawe twagutunze kamera, kamera ikamuzuminga, mu kumuzuminga bikagaragara ko ari gukoresha imbaraga nyinshi mu kugira ngo azamure ijwi. ariko ibyo ntacyo bitwaye nk'umuririmbyi. ntekereza ko ibyo ngibyo utabigiraho ikibazo. oya, ibyo ntabwo ari ikibazo. urakoze cyane. ikibazo rero nagize ni iki: uriya mwana ntabwo kuriya ibitangazamakuru social media zahise zimugenderera, zaba zishobora kuba zarabangamiye ahazaza hiwe, kuba baramukoresheje kumushyira kuri kamera. ni umwana wivugiye ko afite imyaka 7, bakamushyira kuri kamera ku kigero nka kiriya, bagatangira kumugaragaza bamushyira amafaranga mu mifuka. uriya mwana buriya harya yitwa Mutagatifu Alex niwe. akazira ka Mutagatifu kahise kajyaho kubera indirimbo izina ryayo ryitwaga ngo ni ufite indirimbo yo yitwa Dusabire mawe. avuga dusabire Bikira Mariya. ni nkawe wavugwaga. yahise yitirirwa Mutagatifu Alex. yego. uriya mwana agira icyo umuvugaho mu magambo make. reka nguce mu ijambo gake utarakomeza. nicyo nabonye ikibazo gishobora kubaho, ntibishobora gutuma abana bagenzi be bamugirira ishyari. icyo ni kimwe. ese ikindi cya kabiri, ntabwo bishobora kubangamira imyigire y'uriya mwana kwiyumva ko yabaye umusitari kubera ko yatunzwe kamera cyane. nicyo kintu ngewe ubwanjye nabonye nka challenge. ningira ngo nawe nk'umunyamuziki utraining abantu hafi y'abana, nawe ugira icyo yego, mba hafi y'abana. nibyo urabivuze, buriya ni wanjye. abana banjye baracyafite imyaka ikiri hasi, ariko ugira ukuntu uyambaganiriza, hari n'ukuntu ugira gutyo ukamureba akavuga ati papa ushobora kuba avuze gutya. waravuze uti buriya ntibyazamubangamira muri kariya ye, mu mibereho, mu buzima. umwana ukiri kurwana n'ishuri, umwana ugaragara mu bandi bana, ntabwo byamubangamira. uriya mwana ubundi bizaturuka ku babyeyi. icya mbere cyo reka tuvuge ku by'ishyari. ishyari ryo reka tuvuge ko ntaryo. ishyari ntiryabura, ariko reka tuvuge ko wenda ntaryo, kuko abantu benshi baramukunze. ibintu by'Imana ntabwo bikunda kuzamo ibintu by'amashyari cyane, sinzi n'ibizi. ariko wenda na Bikira Mariya ashaka kumurinda, wenda nta kibazo. ariko buriya birashoboka. Bikira Mariya, uburinzi bwa Bikira Mariya bushobora kugera kuri uriya mwana. njye mfite buriya ngewe ubikubwira ni ibintu mvugiye, ndabizi isi yose iri kumbona. abadukurikiye barambona benshi, n'abazakurikira cyo kiganiro. ibintu ndi kuvuga njye bihagaze kuko njye mfite ubuhamya. Bikira Mariya ararinda. yego, dukomeze twibwire uriya mwana. ni ukuvuga ngo uvuze akantu keza. hari igihe umunyamakuru akubaza ikibazo ariko akanagisubirizamo, akaba arakorohereje. buriya ni ukuvuga ngo hari ukuntu nyorohereje. urambwiye uti ngo hari igihe ashobora kubigenderaho, ngo akumva ko ari igitangaza, bikaba byamwicira kariyeri ye. ako kantu urakavuze, n'ubu nanjye nari kukavuga. ni ukuvuga ngo uriya mwana bizaterwa n'ababyeyi. niba afite ababyeyi badakunda bya guhurura, bakabasha kumukansoringa, umwana agakomeza ya ntego ye, ntagendana n'ibiguruka, icyo gihe uriya mwana n'ubundi azakomeza gutyo muri uwo mujyo, ndetse azanarusheho.
kandi wabonye ko uriya mwana wenda abayutubazi wenda sinzi wenda byibajijeho ni gute ikintu gishobora gusakara mu gihe gitoya hagiye yaririmbye kuwa gatandatu cyangwa sinibuka aho iyo event yari yabereye. Hayo umunsi mukuru wa Kiliziya uheruka n'uwuhe? Ni Pasika? Umunsi mukuru ni myinshi. Kuko baririmbye Alleluia di Messi. Ejo bundi yari Ascension, ubwo ni mu munsi mukuru ya Pasika. Ni mu munsi mukuru ya Pasika. Yego. Kuko bashobora kuba bari baririmbye hagati y'igitaramo cya mu gitaramo ho amatara bacanye. Bashobora kuba baririmbye nko kuri Pasika. Yego. Bararirimbye noneho Pasika ntiyabaye ku cyumweru. Yabaye ari ku cyumweru. Yego. Deja twe twavuye muri Pasika ako kantu kasaka isi yose. Yego. Na ba debeni hari akantu bari Sabastar bakomeye. Yego. Hari akavideo bahise bagaragara bari kujya bishatse kuvuga ngo bishobora kuba ari nk'ikintu cyateguwe. Buriya abatubaza hari ukuntu bashaka gutwika pe. Noneho bakareba nka cya kinyamakuru gikurikiranwa n'abantu benshi bakagenda nyine nawe urabyumva. Gusa ariko ukuntu uriya mwana yamamaye ntibisanzwe. Gusa icyo ndi kukubwira kubijyanye n'imyigire, kubijyanye n'imyigire nicyo nakubwiye, nagira ababyeyi bakabasha kumugayidinga kuko uriya mwana aracyari mutoya, bakamuha umurongo akavuga ati biriya ni ibiguruka mwana, banza ukurikirana amasomo yawe. Kuba abantu baguha amafaranga si igitangaza, ibi nta bitangaza binini. Rero no kuvuga ngo kariyeri ye izaterwa n'ababyeyi be kuko baracyamurera, kuko si umwana uri muri ghetto ngo azagenda ngo apfapfane ngo ku giti cye. Oya, abo ni ukuvuga ngo bizaterwa n'abamurera n'abarimu bamukurikirana ku ishuri. Urakoze cyane. David, nibyo koko uragira uti uriya mwana ari mu maboko y'ababyeyi, ari mu maboko y'abarezi, abo bose bazamurinda icyamurangaza wenda kikaba imyigire yiwe yakangirika. Nibyo birashoboka, kandi natwe icyo tumusabira ni umugisha cyangwa se ni uburinzi bw'Imana, kuko ibyo aho yagaragariye ahantu heza, kandi nyine koko akwiye ibyiza. Umwana ungana kuriya uririmba ku kigero nka kiriya, uwo ari we wese yamwifuriza ibyiza. Yego. None David, turi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, urabona tugarutse kuri ntuze y'ubuhinzi ku bijyanye no guhinga, cyangwa n'uburyo ibicuruzwa cyangwa se wa musaruro ku isoko uboneka. Muri rusange hari igihe nyine nk'uko twakomeje kubivuga ko twagize umugisha wo kukwakira. Turi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko dufite byinshi byo kuvuga kandi tuzakomeza kubivuga. Wavuze mu ntangiriro ko hari imwe muri business mukora ari bafasha gukomeza kubaho ndetse neza, ariko by'umwihariko ikagaragaramo madamu. Intego zacu kuri Ejo Heza TV show no kugaragaza experience y'uburyo tubayeho ndetse no guharatana mu gukora cyane kugira ngo iterambere ryacu uko tumeze none ejo bigira impinduka bigaragaza. Reka nguhe umwanya rero urangira abantu aho basanga ubwo urongera udusubiriremo ubwo bucuruzi, niba ari service aho bukorerwa, ndetse niba ngombwa ubwo ari bwo ubundi tubwire naho bukorerwa. Mbere yuko ngera aho ngaho ndabanza nshimire ubuyobozi bwa Ejo Heza TV show kuba bwatekereje ku banyarwanda bukabazanira abantu bashobora kuba babahugura, kandi nkaba nakwibutsa abantu gukora subscribe kugira ngo babe benshi, kandi n'ibiganiro tubaha n'inyigisho zigere ku banyarwanda benshi. Kuko hano harimo ubukungu bwinshi wabyumvise. Ni subscribe, mukasharinga, mugatera comment, hanyuma bikagenda neza, ugakanda no kuri ka like, no gutikinga rya rimwe gusa birahagije. Amamega
hagenda amamega make cyane cyane kabisa. Hanyuma icyo nabwira abakunzi badukurikiye kano kanya bakurikiye televiziyo Ejo Heza TV show, nk'uko nabibabwiye ndi umukonsulta mu buhinzi, abashaka kungana ni ukuvuga ngo aho madamu akorera nanjye niho nanjye afite akantu k'akabiro. Uhafite ofisi abantu bagusangamo, kaka ofisi gatoya, ariko madamu n'ukunda kuba hari cyane, ariko yari nk'umuhinzi nkeneye, hari ukuntu nyine bahita bambwira. Yego. Aho ngaho rero madamu akora ibintu byo kwambika abageni, mwadusanga i Kabuga. Yego. Kabuga hafi na Gahoromani, hafi na Beka, ahantu ni ku muhanda. Wenda turaza kubasigira contact zacu, contact address yaho niba nta kibazo mwayitanga nonaha. Yego, reka nyibutse abadukurikiye cyangwa reka nyibabwire. Yego. Mwatubona kuri 078 078 5 5 8 1 40 40 59. Inshuti bakunzi ba Ejo Heza TV show, turabashimiye kandi tubashimira kenshi ko mukomeza kudukurikira. Reka tugane business ya David yo kwambika abageni, kandi ikindi tumugane nk'umugronome, umukonsulta ukora consultance mu by'ubuhinzi, ubundi kugira ngo akomeze kudufasha ibikorwa byacu bigende neza. Aho wamuhamagara uri hose yahagusanga mu gihugu. David, ndabeshya? Oya, ntago mbeshye. Aho ariho hose wajyayo, igihugu cyacu cy'u Rwanda kiragendeka, imihanda irahari. Aguhamagaye mwaya masaha turi kumwe nonaha, mukanya mu masaha 3 aho yabaherereye hose wahamusanga rwose. Rero David, niba hari icyo nibagiwe wenda kuba twavuga, wakitubwira ubundi tugasoza. Icyo wenda twaba twibagiwe nuko nabushimye nibyo, ariko wiya n'abakunzi banyu mujye mubakunda. Yego. Munabona sabe n'umugisha. Oya rwose cyane. Nibuke no kubashimira kuba babigomwe, ariko uzi kwigomwa amamega. Yego. Ugakurikira umuntu iki nawe rero nabo gushimirwa, nuvuga ngo umuntu nabatera nkunga bacerega. Nukuri wowe udukurikira, wowe inshuti yacu, izo mega zawe wigomwa, ni umugisha mwinshi turawugusabiye, kandi duhora tugusabira ibirenze ibyo ngibyo. David, ni ukuri turabashimiye kandi tuzakomeza no kubashimira.